Twongeye kubashimira mwese bakunzi ba Kamanzi Official, ukomeze mugubwe neza buri wese aho aherereye. Abari mu Rwanda, muri Afrika yose, Aziya, Uburayi, Amerika, Australia, arya na Australia wa mugabane wundira, ubwo murawumenya. Muri make ho buri wese aherereye wumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi n'indi mishami gishamikiyeho. Turabasuhuje tubifuriza kugubwa neza. Nitite Kamanzi mugarukanye kandi ngira ngo dukomeze tuganire kuri business cyane cyane twibanda ku cyakorwa muri iyi minsi dusigaranye. Udutangiye kubara iminsi hari gose 90 wongeyeho isigaye kwa 12 kwa 12 gusigaje iminsi ingahe? Iminsi 7 8 9 10 iminsi 10 ngaho kubita iminsi 90 ubwo ni iminsi 100 kabaye. Open minded yaje ubwo mpavu mvuze 90 nayo ntigera kuko open minded nibitazarenza amezi 3 ya mbere ntago izarenza kuri Pi Day cyangwa se ku munsi yatangiriyeho itariki 14 z'ukwa gatatu umwaka wa 2019. Ikaba rero imyaka 6 zayuzuza kuri 10 kuri tariki 14 z'ukwa gatatu nyine 2025. Kizaba ari igitego giteye ubwoba. Babitangaje bavuze ko ntavuguruzwa icyo gihe muri amezi 3 ya mbere open network izabera ntavuguruzwa. Ni itangazo rigitangiwe na babiri noneho kugira ngo mubyemere. Reka mbabwire, buriya niba perezida wa repubulika yahagurutsa agahagarara hariya na perezida wa sena bati nitwe tubitangaje, ariko abatumva sinzi icyo bumva. Ngayo nguko tugarukanye iki rero? Tugarukanye ingingo zibabwira icyo twakora muri iyi minsi isigaye cyihutirwa kandi cy'ingenzi buri wese agomba gukora. Ni ibintu 5 murabizi ko ntashaka gutinzamo. Icyambere, buri mupayone wese arasabwa kuzuza ibisabwa byose. Reka mbibabwire. Ubundi ibisabwa by'ingenzi ku mupayone ku giti cye ni ibintu 1 2 3 4. Icyambere, niba warinjiye muri Pi ugomba kuba ufite konti yujujemo imyirondoro yawe neza. Icyakabiri, ugomba kuba warakoze cyangwa se ugomba gukora verifications zose. Icyagatatu, ugomba kuzuza mainnet checklist yose. Icyakane, ugomba kumayininga buri munsi kandi ku gihe. Icyo ni cyambere, ingingo ya mbere twavuga kuzuza ibisabwa byose. Ibyo nibyo bisabwa umupayone bwite. Twakomeje ingingo ya kabiri cyangwa ikintu cya kabiri tugomba gukora muri iyi minsi 90 isigaye, muri iyi minsi 100. Ubwo ndavuga 100 kubera uyu munsi ni ukwegera no kugarura abarambiwe n'abihebye. Turimo turumva ubutumwa hirya no hino ku isi, abantu baravuga ibyo bintu baratubeshye. Ni umushinga wa so, ni umushinga wa nyogosenge. Bakubeshye bagukuye bagushakaho icyubaho iki. Murekeraho ibyo ngibyo. Niba wihebye wihebe ku bwawe, niba urambirwe ku bwawe, ntiwifashishe abazanye uwo mushinga. Bazanye umushinga wabo wibuke si uwawe, wowe urakurikira. Niba urambiwe genda, abandi bazaza, n'ubundi abambere bazaba nyuma. Undi se hari upfa bishaka ugira ngo wowe wigeze gupanga kurambira, ahubwo wowe ni kuteye. Rero abantu bumva ibi ntago mbizi. Cyokora turabafite twinjije muri Pi. Hari n'abadutuka, hari n'uwanutse, aruherutse kuntuka. Dore wagira ngo nabagoreho niba afite amaraso mabi simbizi. Ariko ntacyo bintwaye. Je ndikomereza akazi kanjye. Rero tugomba kwegera aba bantu no kubagarura kubera yuko tubifitemo inyungu nyinshi ko nibagaruka za Pi tubakomoraho nibwo tuzazibona. Baba ari abo twinjije, yaba ari uwa twinjije, baba ari abari muri security sako, abari muri referral team bose. Abo tugomba kubegera ndetse no kubagarura.
icya kane tugomba gukora ni ukurinda konti yawe bwite. Hari abantu njye ntabwo uzi ikibazo abantu bafite, ugasanga umuntu niko wogejeje zingahe, reka turebe urashaka iki kuri payi z'abandi zireke uhirebera ibyawe. Kandi ubwo ugasanga kumbe arashaka kureba ngo izagejeje, niko kana ko zipayi afite. Harya uri umunyamakuru we wo gutangaza payi ze, we kudatangaza izawe, nawe izawe zitangaza. Nge nafashe umwanzuro ubu ndazihisha shwida. Hari igihe nibagirwa no kureba ngo zingana iki nubwo mfite udupayi dukeya, urumva. Ubwo rero ndabasabye nimuve muri payi z'abantu. Ejo payi kwa kundi bagira gutya bakabahakinga ukabona barazimujyanye, azaguhindukirana ati si wowe wajya gurebamo, ati kuki buri gihe ukunda kumbaza ngo reka urebe, uba ushaka kureba iki? Si ubwo kutarajya kubwira umuntu ngo reka urebe amafaranga ari kuri konti ye, cyangwa wowe ko ntawe uraza kukubwira ngo reka ndebe amafaranga ari kuri konti yawe. Wambabari ukagenzura konti yawe, konti y'abandi ukayireka. Niko koro ufite payi zingahe rata? Kutarajya kumubaza ngo ufite amafaranga ngahe. Ibi kibitera nuko tutaramenya ngo payi ni amafaranga. Ariko nitumenya amafaranga buriya atera ubwoba, ni nk'intwaro. Buriya ntabwo wabaza umuntu, ntiwamenya ko umuntu afite intwaro ngo umubwire ngo reka ndebe. Ahashwida cyangwa se afite miliyoni 10 yazizanye ngo reka ndebe, nese amafaranga ntuyazi. Ariko kubera ko payi, hari abantu bazi ngo payi zabigaragara ngo za ashwi. Payi imbere na mbere ni mu mutwe, turaje tubigereho. Ni mu mutwe. Ikikuri mu mutwe rero mbwira ko uzajya ugenda ukivuga buri kimwe cyose. Ntabwo ariko bimeze. Rero ndabasabye nimuve muri konti z'abantu. Ugomba kurinda konti yawe bwite, nta wagushinze iz'abandi zireke. Abantu muzi yuko mubitse konti z'abantu, umunsi bazasobanukirwa ibi bintu, mbabwije ukuri ko ibi bintu bizabakoraho. Ndi hano bizabakoraho ku manywa y'ihangu. Nimuzivemo rero. Hari abantu bagenzwa no kureba ngo kanaka afite zingahe, gusa ko kanaka afite ariko se ubundi mwaretse tukabara imari yacu, imari y'abandi tukayireka. Yego, inama mbahaye n'igitekerezo. Icya kane tugomba gukora ni iki? Ni ukumenya no kwirinda abashukanyi. Buriya ngo wakirigiswe na benshi ntamenye wamusekeje. Ni umugani wa Dani Vumbi mu ndirimbo ye. Niba utazi abashukana uburyo bashukanamo, uzahura n'ibibazo. Menya gutahura abashukanyi, ubimenye. Icyo utazi ngo intabaza irira ku muziro. Icyo utazi ubaza, ukuri utabaza ugasaza utamenya. Kandi ngo intinya amaso irira ku muziro. Ndasubira ku bantu nigeze nkamubaza, password zawe urazifite? Ngira ngo wenda tumufashe gukora izindi mu gihe nsaza atazifite. Ati zibitswe n'uwamfunguriye. Yezeje ubundi ugira imifuka. Konti yawe ibika yatiba muri banki. Nimero zayo ati ndazigira. Izapa yise kubya ati niwe wabimbikiye. Ati yarambwiye ngo azajya bindebera. Koko ati ariko akaga karagwira. Ibaze banki iramutse igufunguriye konti muri banki. Hari umuntu ufungura konti, hari n'umuntu ukora mu mafaranga. Noneho barangiza bakakubwira bati uri umuntu ukora mu mafaranga, ati zana mbikubikire, mubikire nimero ya konti, nuzajya ujya kubikuza cyangwa kugira ikindi urebaho, ujya hano, hanyuma usiga hano n'urufunguzo rwawe, ya myirondoro yawe yose uyizane uyinsigire, nzajya mbikurebera. Kandi uwo muntu umurebye ukuntu yambaye, ukareba imodoka agendamo, ukareba amashuri, ukumva amashuri, ukamenya amashuri yize, ntabwo watinyuka gutega amatwi yuko ari we wakoze icyo kintu. Iki kintu ni ikintu kinyereka abantu ntabwo bazi payi icyo ari cyo. Muri Bibiliya hari akantu kanditsemo ngo umuhanuzi ngo yaravuze ngo Imana ngo bizagenda gutya na gutya, undi araza ahanura ibinyoma. None wa undi waje ngo ahanura ngo ukuri, ndabyita ngo kuko sinari impari cyangwa ngo mbone ibihamya byabyo. Undi yumva ibyo avuze birushije ibyo kuba ukuri, arasimbuka mu kubita urushyi ati uwo mwuka se ukuvugiye muvuye hehe? Undi ababaye aramubwira turabizi, ati uzawumenya wicumita mu mwobo wihisha.
n'abandi rero hari umunsi bazamenya yuko bashukashutswe, umunsi bazakanguka bagasanga konti zabo ziriho ubusa. Ikindi, tuzi gufungura imyirondoro yacu ikarangara. Umunsi bazasanga irangaye baguye kuri email yawe, ayega data we. Kora logout, ibyo bibabwira buri gihe. Kora logout, bijye bisaba password, kandi niyo gukora password ukore password ikomeye, atari gukora password ishingiye ku izina ryawe, oya, cyangwa ku bana bawe, cyangwa ababyeyi bawe, oya, cyangwa igihugu cyawe, oya. Mukore password itagaragaza, idapfa guhakingwa. Nibitaba ibyo, abashuka hari abandi rero, hari ubundi bwoko bw'abashukanyi rero. Akaza ratani mwiyandikishe hano, abari twebwe muzagurira. Jewe inama nabagira umuntu wese ubabwira ngo nimwiyandikishe muri iyo company ngo abari we muzajya mugurira, ngo nzabazanira ibi nibi, tuzabazanira imodoka, tuzabazanira ingunguru, tuzabazanira inkweto n'imyenda. Oya, ndagira inama buri mupayoniya wese ngo ntagire company nimwe yiyandikishamo muri za zindi zose zikorera ngo nuko zikorera muri Pi Network. No, ngo nuko zahabwa uburenganzira. Nimuzireke mubanze open minded, banze ibe, tumenye umurongo bihagazemo, sibyo? Ntabwo tuzarekurana namwe tudakomeje kubarangira inzira nziza yabafasha, ntimuzagwirwe n'ishyano, sibyo? Nta muntu ukina n'ubugi bw'inkota cyangwa bw'umuhoro, oya bwagukeba ngo ukinishe uri gataho. Muramenye, benshi bazana akarimi keza, bazazana akarimi keza kugira ngo mubane nabo, sibyo? Ntabwo ari byo. Nimureke open minded banzibe, nimara kuba tubone uko bihagaze. Nsoza, icya gatanu tugomba gukora cyangwa kwitegura, ntabwo ari kwitegura iki ngiki no kugikora, ni ukwinjiza abantu benshi. Kwinjiza abantu benshi bimfitiye inyungu ebyiri. Inyungu ya mbere, uko bamayininze mbona inyungu zibaturukaho, nkuko izo mbabonaho, buri umwe mubonaho ari nazo nawe mbonaho. Ariko si ibyo gusa, birihutisha kugwiza umubare Pi Network ikeneye wa miliyoni 100 bagomba kwinjira muri Pi, hanyuma bitume open minded iba vuba. Baramutse buzuye abamayininga bya nyabyo, open minded yararibaye. Ndagira ngo ibi byose buri wese abitekerezeho, ahasigaye amenye icyo gukora. Ushaka kutuvugisha cyangwa kutwandikira, wakoresha nimero zacu za telefone 0783201418 cyangwa 0722125532, tukagufasha kuri konti ya Pi, yaba ari ukwinjiramo, yaba ari konti ifite ibibazo, kubishyira ku murongo, cyangwa se kwitabira amahugurwa. Nongere mbamenyeshe ko uyu munsi dufite amahugurwa kwa gatandatu tariki 21 kwa Rubangura muri etage ya 4 mu cyumba cya 404. Ibisigaye turagusobanurira. Murakoze, mugire ibihe byiza, muhahe muronye.